Yes, greetings, ladies and gentlemen. This is Sundown Show. Mumaze kubimenyera. Nicyo kiganiro dutumiramo abantu bagiye batandukanye bari muri industries zigiye zitandukanye. Murabibona ayo twatumiye abahanzi, murabibona ayo twatumiye abakinnyi, murabibona ayo twatumiye abatoza, murabibona ayo twatumiye abantu bari muri film industry. Uyu munsi nanone nyine turagarutse nkuko nabibabwiye, uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora, niyo mpamvu ubona tukiri mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2025, ariko tukaba tumaze gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu n'uyu munsi nyine tugikomeje gahunda twihaye yo kugira ngo turusheho guhypinga umujyi wacu wa G-Town, tugerageze kuzana abantu bafite talent zigiye zitandukanye. Ni nayo mpamvu uyu munsi umukobwa muri kubona kuri kamera yanyu wenda araza kubibwira, ari muri film industry, sibyo Benny? Yego. So ne tugiye kuganira uyu munsi, bamwita Benny, ariko wenda sinzi niba ari ryo zina ari gukoresha muri season bari gukina, cyangwa se wenda ariyo mazina ye bwite. Araza kutwibwira nti umwanya wo kugira ngo atwibwire. Hanyuma niyo tugiye kubana, ndabaza gusaba ko wenda muza kujya muri comment mukaza kureba link irimo na pininze hejuru, kugira ngo muze kureba filme agaragaramo, munabashe kureba ubuhanga afite, munarebe na talent zihishe hano mu mujyi wa Gisenyi, ariko zatangiye kujya kuri spotlight, zitangiye kugaragara. Nabyo ni umunsi turimo gukora kugira ngo turusheho gushyiraho itafari kugira ngo izi talent hari zibashe kugaragara, zigere kuri top level nkuko n'abandi muzi bagiye batangira gake gake, ariko uyu munsi bakaba ari abantu bagiye bakomakomeye. So mu gutangira wenda ndabanza nkubaze, uvuka muri Gisenyi, amazina yawe ni ayahe? Izina Ben ni izina ryawe bwite cyangwa ni izina rya filme? Bimeze bite? Ego, njyewe umusanzwe nitwa Uwingeneye Bonnie, niyo mazina yanjye. Nkaba mvuka Iburasirazuba, Okay. mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi. Aho niho mu rugo. Niho mu rugo? Ego. Okay. Wisanze Gisenyi gute kugeza nubwo ubu ari naho uri gukabiriza inzozi zawe zo kuba wabasha gukina filme? Gisenyi mamaze imyaka 2. Mamaze imyaka 2 irenga gutyo maba. Ni ukuvuga ngo hari ahantu mba, ni naho ngiye gukomereza amashuri yanjye ya kaminuza. Okay. So nuvuga ngo ufite famille hano, ariko n'ubundi niwe ugiye gukomereza n'amashuri kaminuza. Secondary wayirangije ryari? Secondary nayirangije last year. Okay. Ukuvuga ngo filme zo kugira ngo uhure na Zidane utangiye gukorana kuri zira projet ze, zira short movie agenda akina n'amaseri, agenda munyuza kuri channel ya Zidane Entertainment, byo byaje gute, mwahuye gute na Zidane? Zidane yaranganirije kuri projet yari afite. Anyereka projet, mbona ni ibintu nari nsanzwe n'ubundi nkunda cyane, numva ngomba kuzabikora uko byagenda kose. Aranganiriza, anyereka projet, ndemera, ndavuga okay, reka tubikore. Ego. Mbere yuko uhura na Zidane, wenda nawe mu nzozi wari ufite hari harimo no kuba wakina filme? Ego, kuko kuva ndi umwana narabikundaga cyane, nkumva nzakora igishoboka cyose. Sinzi igihe byari kuzaba achieved, ariko nzi ko byari inzozi zanjye. Okay. So twavuga ko inzozi zawe zatangiye kuba impamo, niyo mpamvu n'uyu munsi nanjye twabashije guhura, kuko nkuko wenda abantu babizi, mbere yaho nabanje kwakira Zidane n'abandi bantu bafatanya bikorwa muri izo projet ze. Uyu munsi nayo mpamvu nahisemo no kuvuga ngo reka tuzane umwe mu bakobwa bake muri Gisenyi bari muri film industry, itansaba Zidane, hanyuma arakunyohereza, ni nako twahuye. Urumva, no kuvuga ngo Zidane muhura mwahuye, ariko n'ubundi nawe wari usanzwe ufite izo nzozi. Ndavuga ngo ni nk'amata yabyaye amavuta cyane. So ubu umaze kugaragara muri filme zingahe, kuri filme ziri kuri YouTube ya Zidane Entertainment? Filme nyinshi. Maze kugaragara muri seri 3. Yego. Hariho n'izindi short movie nyinshi zigiye zitandukanye, nk'ubuzima tubamo. Yego. N'izindi nyinshi zigiye zitandukanye ziri kuri Zidane Entertainment TV, wahagera ukazibona nta kibazo. Ni ukuvuga ngo hari amaseri hakaba n'ama short movie anigisha cyane, ibintu nanakunze cyane, bigaragara ko Zidane mu byo akora nyine abagerageza gutanga amasomo no kuba yakwigisha abantu. So ni ukuvuga ngo ni gutyo wabashije guhura na Zidane, mpura ufite inzozi, none inzozi watangiye kuzikabya,
n'uyu munsi ubwo nyine turacyarimo kubikoraho kubera ko hari abantu bari buze kukubona hano uzajya muri bakavuga ati twakubonye kwa Jared Kells kuri YouTube, abandi bakomeze baze kujya no muri izo link turi bupininge muri comment barebe n'uburyo ukina. Hanyuma nuhe muntu ufata nk'icyitegererezo mu Rwanda mu bijyanye wenda no gukina filme mu bari n'abategarugori? Umuntu ufata nk'icyitegererezo ntago bakiri muri sinema yagiye hanze. Mutoni Asia. Mutoni Asia? Okay. Niwe wabaga impamvu zo kumva ko nawe wakina filme? Ego, nabonaga n'umuntu ibintu akora, ubona ko ibintu akora bizi, ntago ari ibintu kuvuga ngo ashakishe. Yego. So namukunze akina iriya filme yitwa Gira Amata, aranyinspira cyane. Okay. Gusa hagati aho usibye Mutoni Asia hari n'undi munyarwandakazi n'undi nawe fata nk'icyitegererezo cyanjye bamwita Bijou, akina muri Bamenya. Yes, Bijou ndakeka abantu benshi baramuzi muri Bamenya series. So no kuvuga ngo bariya nibo bantu baguhaye motivation yo kumva ko nawe ushobora kuba waza muri filme ukaba wazamura talent yawe, ko waravuga ati niba barabikoze nanjye wenda nabikora. Yego. Hanyuma icyizere ufite ni ikihe nk'umuntu wenda uri gukorera mu mujyi wa Gisenyi aho ibintu bijyanye na sinema bitaratera imbere cyane, icyizere ufite bijyanye wenda n'abantu mukorana Zidane n'abandi iriya clique yose ni ikihe ku buryo wumva ko bazagufasha mu gukabya inzozi? Ikintu cya mbere Zidane buriya ni umuntu witanga, aritanga cyane ku buryo aguhereza icyerekezo cyo kuvuga ngo ibi bintu nubwo wenda none bitarakunda bitaragenda neza ariko mu minsi iri imbere bizakunda. Yego. Kimwe na timu yanjye dukorana twese turashyigikirana nyine turafashanya. So ni ibintu rero bituma uvuga uti ibintu ndimo bishobora kuba bifite umurongo runaka. Yego. Ya nanjye nkunze kureba filme zose zaba zira short movie ndazireba, yaba na serie sinyikurikira umunsi ku munsi ariko ngerageza kwireba ku buryo hari amakuru mba nzifiteho nyine. Mukunze gukina, hari n'undi mukobwa mukinana nakunze cyane wenda nenzagira igihe cyo kumwakira. Mukunze gukina muri filme zanyu za short movie, murimo kurya abahungu amafaranga, murimo guhemuka, abandi barimo muri inshuti muri abakobwa ariko bamwe barimo umwe arimo ashuka undi kugira ngo barebe uburyo babona amafaranga ariko biciye mu nzira mbi. Kubera iki ari ya genre ya filme mukina, cyangwa we ni wabisubiza wenda twibaza Zidane cyangwa se ufite wa idea watubwira? Okay. Aho ngaho ubundi ifilme nakuvuga ngo ni isomo. Yego. Kugira ngo abantu bige. Nukuvuga ngo niba dukinye hari abakobwa wenda umwe afite imico mibi undi afite imico myiza, ariko nyine ukabona n'ufite ya indi mibi ashaka kuyanduza wa undi ufite myiza, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo twigishe abantu kuba biriya bintu bibaho. Yego. Bibaho mu buzima busanzwe, ni ibintu bibaho kenshi cyane mu rubyiruko. Yego. So tuba turi kugira ngo twigishe, iyo umuntu ayirebye hari igihe akuramo isomo, ni ugufasha abantu. Oya, ni ukuvuga ngo urebye ziriya short movie ntabwo umuntu ashobora kuyireba ngo buri kintu akuramo. So ni ukuvuga ngo mwebwe mubikora ariko muzi ko n'ubundi muri gutanga amasomo, ubusanzwe ntabwo ariko mumeze. Oya, mu busanzwe ni ukuvuga ngo uritonda cyane. Mu busanzwe njye nditonda, abantu banzi barabizi. Okay. Hanyuma urabona iyo umuntu atangiye kujya mu bintu wenda bijyanye na talent, kuko amafaranga adahita aza, bisaba kubanza kwerekana iyo talent yawe n'amafaranga akaza nyuma. Hari igihe umuntu agira agacika intege, hari igihe ujya wumva ko wenda ubwo amafaranga atarazamo, hari igihe ugera ugacika intege cyangwa se ukibaza si ibi bintu bizagenda gute, cyangwa ufite icyizere bimeze bite? Byose bibaho. Hari igihe wumva, hari nk'igihe mwaprodinga nka filime ukabona ejo mwagize views nyinshi cyane. Yego yego bibaho. Noneho kuri mwashyiraho nka next episode ugahita ubona byagiye hasi. Ukabona byagiye hasi cyane cyane. Ugahita uvuga ngo ubundi ndi mu biki. Ukumva nyine wabireka ariko wasubiza amaso inyuma nyine ukavuga oya ibyo natangiye ngomba kubigeraho. Nta gucika intege, no gukomeza no matter what ya challenge zaza bijyanye no kwenda sometimes viewership imanuka ubundi kazamuka, mwebwe mukagumana nyine ya target yanyu kuvuga ngo tugomba gukomeza gukora cyane. Yeah. Wenda nanjye nkugira inama cyangwa se n'abandi bantu barize kure ikiganiro
bitewe na domaine barimo ntago ushobora kubyuka nyine ntago umwana avuka ngo ayitezure ingobyi sibyo ibintu bifata igihe nyine cyo kugira ngo bizabashe kuba byakunda niyo mpamvu nyine uhura n'izo challenge zirimo kuba uyu munsi wabonye views ejo ukazibura birimo kuba nta mafaranga urabona kandi wenda uri kubona hari abandi bari kubona amafaranga no baragize icyo gihe cya struggle impamvu nabagira ngo courage sibyo ikindi kibazo wenda nakubaza mu rugo babyakira gute mu rugo nta kibazo nyine babyakira neza kubera ko nyine barabizi ni ukuvuga ngo niba ari ibintu bya filime ni ibintu bya filime biri burangiye muri filime ntabwo ari ukuvuga ngo niba ukinnye wenda uri indaya cyangwa ikindi kintu kibi ngo ni gutyo bimeze nyine mu rugo barabizi ku buryo bagusapotinga bakagushyigikira na bari abakobwa bagenzi bawe yego kuko niyo filime isohotse nabo mbasharinga kuri link donc nabo bakajyaho bakayireba bagashyiraho n'amakomenti n'amalike aba ari ibintu byiza kuba ufite famiye ibasha kumva ibintu urimo ibasha kumva inzozi zawe ntibaguce intege ahubwo bakagushyigikira ndumva ababyeyi bawe twabashimira kuba babasha kuguha time wenda nawe n'abandi bagenzi bawe mukinana ubwo bikiri bishya abasaba nyine ko mutazangiza ubuzima bwanyu kubera filime ahubwo mukubaka ubuzima bwanyu kubera filime kandi ndakeka ko namwe arizo nzozi zanyu mufite mwagiye hariya kugira ngo mubashe kugaragaza talent zanyu ejo zatangire kubatunga sibyo nk'iyo urebye uburyo wenda murimo gukura urebye nk'igihe mwatangiriye mukina n'uyu munsi hari itandukaniro ririmo ririmo cyane kubera ko tugitangira kugira ngo twatangiye kuri seri yitwa urukundo rudashoboka yego iriya seri yari seri nziza ariko nubwo twayikoze ntabwo twajyaga tugira views nyinshi ntabwo twajyaga tubona abantu badusapotinga batwandikira amakomenti muhindure gutya mukore gutya ariko ni ukuvuga ngo urwego tugezeho uko biri kose turashima Imana birimo kuza gake gake ni ukuvuga ngo mbere wasangaga bitaribwa filime zanyu zitaribwa cyane ariko uyu munsi zirarebwa mukabona n'ibitekerezo nabyo ati muhindure ibi mwongere ibi ibintu nk'ibyo ngibyo yego hanyuma uba ubona bijyanye n'igihe wenda bizafata ngo amafaranga abashe gutangira kuzamo wumva ufite uwo mutima wo kumva ko uzakomeza kwihangana ugakomeza gutanga imbaraga ariko cya gihe nyine wifuza ko ibintu byatangira kubera akazi kikagera cyangwa uvuga ati nibyanga nzajya mu bindi urimo n'amaguru yombi ndashikamye cyane ukuvuga ngo ni ukugerageza uburyo bwose bushoboka kuko wenda nubwo byatinda ariko tuzi neza ko bizakunda nta mpamvu rero yo gucika intege tuzaguma tugerageze ni ugukomeza gukora ubundi igihe cyo kikazaba umuhamya w'ibyo nyine mwakomeje guharanira urebye muri filime muri iki gihe ku bahanzikazi wenda bari muri na film industry aba acteur n'aba actrice bari active ni nk'abahe wenda uri gukunda nko muri iyi minsi sometime wireferaho ukaba wanakwigiraho umuhanzikazi wa anani umukinnyi wa filime wenda nka Aisha ba Nyambo ni benshi ego Nyambo akora ibintu kandi akora ibintu azi kandi anakunze ukabibona ko ibintu bye pe abikunze ntabwo ubona ko ari gukinira just amafaranga ubona ko abifeelinga hari umuntu ukina ukabona ari gukina ariko just for money ave kuri kamera ibonera amafaranga yigendere cyangwa se yabashe kuba umusitari izina rye rimenyekane ariko noneho hariho undi ukina ukabona ko ibintu akora abizi kandi abishaka Nyambo rero ari muri abo ngabo ujya wumva ko hari igihe kizagira filime zanyu zikabasha kumenyekana ku rwego rw'igihugu wenda namwe mukazagira n'igihe cyo kujya gukina wenda nk'uko Kiramani yagiye i Musanze agakora we bansabi kubera ko bari bagaragaje talent ujya wizera ko nawe hari igihe kizagira inaha bakaba baguhamagara bakavuga ati Boni zamuka i Kigali uze ukine muri seri n'iyi cyangwa muri filime n'iyi ego njya nizera ko igihe kimwe bizakunda tugikomeje urabona hano muri Gisenyi muri bamwe mu bantu bari gutangiza nyine
filime muri Gisenyi sibyo itsinda ryo kwa Zidani n'abandi bantu bo muri Tuzuri TV bari gukina serie yitwa Ibireshi Nyaryo urayizi ugireba ntago nkunze kuyireba ariko urayizi no kuvuga ngo urumva ko ntago muri benshi just ni babiri gusa bari active bari gukora uhereye mu myaka 3 ishize sibyo uvuga ngo ni Zidani na Ibra nyiri Tuzuri TV uri no gukora irase nziza cyane bita Ibireshi Nyaryo no kuvuga ngo nibimara gufata bizaba bigaragara ko ari mwe ba pioneer aba pioneer ni abantu baba barazanye ibintu bitari bihari sibyo urumva ko hari donc ni nkiranka muzaba mufite byo kuvuga ngo turi mu bantu batangije ibi bintu muri Gisenyi sibyo nuvuga ngo kandi bwo n'inyungu nitangira kuza n'ubundi nkeka ko muzayibona mu bambere sibyo none urebye ni nkizihe mbogamizi uyu munsi nk'aba pioneer nyine nk'abantu bashya muri guhura nazo wenda abandi bantu batazi just babona filime yageze ariko batazi nkizihe mbogamizi nk'abantu muri mu bintu bwa mbere urumva ntago imihanda iharuye ni murimo kwicreate sibyo ni nkizihe mbogamizi muri guhura nazo muri filime kubera ko muri gukorera hano mu ntara muri Gisenyi ikintu cya mbere cy'imbogamizi ni support ni ukuvuga ngo hari nk'igihe wenda mwandika filime ariko kubera ubushobozi filime bikaba ari nziza ariko mukavuga iyi filime nitisohora tudafite ibikoresho ibi n'ibi cyangwa tudafite ibintu binini bisabwamo filime iraba mbi turayangiza beta ko tuyireka kuyikina tukayibika wenda kugira ngo ikaba yanditse tugategereza n'ikindi gihe ibwo support rero ndumva ngo cyambere abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa baracyari bake urumva kubera ko wenda bikiri bishya ntabwo baratangira kubyizera nta yindi mbogamizi iyindi mbogamizi ni ukuvuga ngo iyindi mbogamizi hari ni abakinnyi baracyari bake abakinnyi ni bakeya wenda umukinnyi ashobora kuza mukamukoresha niba ari seri nko muri episode runaka then mwagaruka muri shoot mukamubura ugasanga wenda yahise abivamo yabiretse kubera ko ibintu yakoze ntabwo yabikunze cyangwa wenda afite izindi mpamvu zamuhagaritse ni ukuvuga ngo zimwe mu mbogamizi muhura nazo harimo iz'ubushobozi kuba nta bafatanyabikorwa n'abaterankunga baraza muri film industry mu Gisenyi n'ikibazo cy'abakinnyi ni ukuvuga ngo n'abakinnyi ubwabo ni ikibazo yego noneho ni ukuvuga ngo ubundi se umuntu ashatse nko gushora nk'imari muri film mubona yakungukira muri filime undi muntu ari buze kureba iki kiganiro akavuga ati why not njyewe wenda nabasapotinga tukagerageza tukareba niba umuntu ashiyemo nka $1 million yazayagaruza ego wayagaruza kubera ko ni ukuvuga ngo iyo mukoze filime nziza ifite ibisabwa byose ndakeka nta gituma mutabona inyungu iracuruza iragurwa haba kuri YouTube ama mainstream akayifata akajya yerekana n'abantu bamamaza bakazamo filime nziza nayo ubwayo iracuruza no byandi bavuga ngo akeza karigura so reka noneho ubwo dutinyura abantu wenda bareba filime bafite ubushobozi kuba bagerageza bakeseya bagashoramo gake bakabasha kureba byuze umusaruro byazatanga sibyo nyamuneka abantu mufite amafaranga musapotinga aba bantu bari muri filime ni uruganda rwiza mwabaza wenda bamaze kujya ku mafaranga yabyo muri za Kigali ba Papa Sava babamenya ni benshi bakiramani bababwira kandi mubona ko byagiye bibahindurira ubuzima ubu n'abantu babaga batunze imiryango bafasha n'abandi bantu benshi bari kuri payroll yabo kandi bahembwa neza bari mu bantu babahembwa neza cyane ukuvuga ngo rero niba ufite amafaranga yawe ushobora kugerageza niba unabikunda biba byiza gushora imari mu bintu ukunda ushobora gusanga rero wenda bano bantu bari bakeneye kugira ngo babashe kuba ba boostinga talent zabo nibyo bakora bashe kugera kure ujya wibona sometime uryamye wenda ukibona wenda uri nko gukina filme nziza mu Rwanda uri gukina n'abakinnyi bakomeye iri gucana nko kuri televiziyo y'u Rwanda cyangwa kandi ma televiziyo akomeye mu gihugu izo nzozi ujya uzigira
ubona bizaba bimeze bite? mbona bizaba ari byiza cyane, mbese mba numva ari cyo kintu cyiza kizaba kimbayeho mu buzima bwanjye, kubera ko uzaba ukabije inzozi, uhamye ko isi yose iri kukureba, kubera ko izi mainstream, izi televiziyo ziba ziri kuri Canal na Star Time, ahantu hose ku isi umuntu abasha kukureba. Reka wenda tuvuge ngo Imana izagufashe ubashe gukabya inzozi zawe kandi ukomeze gukora udacika intege. Sinzi wenda mu gihe turi kugana ku musozo niba nta butumwa ugenera abafana na famiye yawe muri rusange. Kamere kuri famiye yanjye navuga ngo ndabashimira cyane, kubera ko ni abantu banshyigikira kandi bansapotinga, ntabwo biba byoroshye ariko baransapotinga. Yego. Ikindi ku abafana banjye bacu muri rusange nka Zidane Entertainment TV, turabashimira ku bufatanye n'urukundo mugenda mutugaragariza, kandi tunabasaba ngo mukomeze mudusapotinge. Ego. Mbere yuko tugana ku musozo, urabona iyo uri muri industry itarakura, uri no kurwana no kuba wagaragaza talent yawe, umwana w'umukobwa hari igihe abantu bashaka kuguprofita, urumva, akaba ashaka kugukoresha kugira ngo abashe kugufasha gukabya izo nzozi zawe. Ibyo bintu hano muri Gisenyi ari ubwo bihari? Oya, njye ntabwo ndahura nabyo. Ntabwo urahura nabyo. Ukaba wumva ko uramutse uhuye nabyo wabyitwaramo gute? Uhuye n'umuntu arakubwiye, akweretse ibitangaza, arakubwira ati ngiye kugufasha ukabya za nzozi washakaga, reka akubwira tugomba kuza kundeba kwanza tukanza tukabonana. Ukeka ko ushobora gutanga nk'ubuzima bwawe kubera impano ufite? Oya, ni ukuvuga ngo niba impano yanjye nyifite koko ari impano yanjye, yego, ntabwo bizansaba gutanga kwiyangiza kugira ngo mbashe kugera ku cyo nshaka, ahubwo beta ko nareka pole ariko nkazabigeraho. Navuze ngo nukurira etaje utanyuze kuri esikariye, ntabwo nakwiyangiza rero kubera icyo kintu. Inama wabwira abana b'abakobwa wenda bari inyuma yawe, urumva, bifuza kuba baza muri iyi industry wenda, cyangwa se tureke na wenda na sinema, bashaka kujya mu muziki, bashaka kujya muri art, mu bintu bigiye bitandukanye, ariko akaba ari wa muntu uvuga ati nge nzakora igishoboka cyose nabo bagabo naryamana nabo ariko babasha gukabya inzozi zanjye, nicyo wamubwira? Ikintu namubwira ni ukuvuga ngo ibintu byose ni ukubitwaza gake gake. Niba koko iyo mana ari iyawe, ari ukuvuga ngo Imana yararebye iravuga ngo wowe mukobwa uzatezwa imbere n'iki kintu ukunda, bizatinda, bitwara igihe, unyure muri struggle, ariko uzanabigeraho. Ubwo rero namugira inama yo kuvuga ngo yareka kwiyangiza, yego iyo sapoti ayifite akayakira, ariko apana sapoti yo kuvuga ngo nawe barafite icyo bari kumuprofitaho. Yego. Hanyuma nanone abakobwa mu bantu bareba filime zanyu, n'ubundi usanga harimo abana b'abakobwa bari muri jana y'imyaka yanyu, sibyo? Bareba bakavuga ati wow, njye ni ryari nzagaragara kuri YouTube, ni ryari nzabasha kujya mu ma interview agiye atandukanye, ni ryari nanjye nzabasha kugaragaza iyi talent indimo, bizaca mu zihe nzira? Uwe wamugiriye inama? Niba icyo kibazo nawe ari igihe wakibazaga, wamugiriye inama kugira ngo niba afite iyo tara, ibyo bibazo ari kwibaza abashe kuba yasubizwa? Inama ya mbere namugira ni ugutinyuka. Gutinyuka ni ukuvuga ngo iyo utinyutse ibintu byose birashoboka. Uratinyuka ugashaka n'umuntu wenda ukamubwira ko mfite iyi tara, nawe uzi ko abikora nyine woroshye kukugeraho. Yego. Ukamubwira, ukamugisha inama, iyo asanze nyine uri umuntu ubikunze nawe aragusapotinga, nyine nawe akaba yagushyiramo, kuko nkatwe hariya hari abo dufite bakiri muri casting, bataragaragara imbere ya kamera, bakiri mu kwitoza. Bafite nyine ubushake ariko nta bushobozi. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba ashaka ikintu ariko atagishoboye, igihe nyine cyo kuba yagaragaza ibyo ashoboye kitaragera. Ugitekereza wowe nako one day uzoninga filime yawe wenyine,
ukabasha kuba wenda wafasha n'abandi bakobwa, ujye ubitekereza cyane. cyangwa wowe uzajya uvuga ati abashoramari bajye baza njye bampa ibiraka ngende nyine bampese nitahire. Oya, kubera ko inzozi zanjye filime ni inzozi zanjye, ubwo rero numva byazaba byiza ko nanjye nakwigirira nka filime yanjye zanjye, nkafasha n'abandi bana n'urundi rubyiruko rukunda filime rukunda kuzikina. Yego, muri make nyine ni ibyo ngibyo. ya ndumva twagana ku musozo, ndakeka tugiranye ikiganiro cyiza. Uraza gusuhuza abantu mubana hariya muri ya Zidane, muri ya click yose ya Zidane Entertainment, sibyo? Ze kubasuhuza babwira ati ibintu mukora turabireba, turabyapreciate, kandi tubafite icyizere ko uko bwira bugacya ariko nyine wenda bizakomeza kugenda bitera imbere, kandi turasaba n'Imana kugira ngo izakomeze kuba blessing, ibahe imbaraga n'ubushobozi mwifuza. Ndumva rero twasoza nyuma tukagana mu zindi gahunda, tukazasubira ubutaha wenda Zidane yongeye kutwohereza undi mukinnyi wenda musanzwe mukinana muri ya gengi yose, kuko na Zidane yabanje hano urakurikiye, turifuza kuzabona n'abandi benshi, kandi Zidane mubwiye ngo courage, amatunda ari imbere. Yego. Rero ubwo uraza kubadusuhuriza, mugire ibihe byiza, baramwara iki kiganiro mugisharinge, mugiye muri comment, musapotinga abavandimwe bafite talent, bafite ubushake. Uraza kumva filime zabo zifite sound nziza, amashusho baba bagerageje gukoresha ibikoresho biri kuri top level ku bushobozi bwabo. Nzi ko muzabafasha, nimubereka urukundo, mugasharinga ibintu bakora, mukabishyiramo urukundo, nta hantu namwe batazagira, ko n'abandi bose tubona byatangiriye hasi cyane, kandi uyu munsi murabona ahantu bimaze kugera. Nawe babikora, nawe uyu munsi uri kubireba, ejo ni wowe. Reka rero dusoreze hano, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Jarudy Kells na Beni, hanyuma muze kureba ikiganiro kandi mukirangize, muduhe ibitekerezo byanyu. Murakoze cyane.